Ego ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza mwe mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Seven Mountains TV. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko muguwe neza aho muri hose, nizere ko ubuzima burimo bugenda neza, nizere ko Imana ibarinze. Nanjye irandinze, nanjye meze neza, intije umwuka wo kuvuga, intije kuba ndiho, intije kuba ndeba, intije kuba ngitwaza ubuzima mugenzi. Rero mu by'ukuri ndagarutse kandi ngo tuganire, ndagarutse ngo tugire bimwe twiganiriraho. Yes, mbibutse iyi ni Seven Mountains TV, dukorera ku misozi 7, twibutsa ngo ni gute nshobora kuba ambassador w'Imana, gute nshobora kuba uhagarariye Imana ku musozi wanjye. Sobanuye cyane kenshi mu biganiro byagiye bihita, harimo wenda tuvuze mu mikeya, harimo umusozi wa politike, harimo umusozi wa religion, harimo umusozi wa business, harimo umusozi wa education, harimo umusozi w'umuryango, harimo umusozi w'itangazamakuru, harimo umusozi w'ubuhanzi ndetse n'ubugeni, yewe n'indi misozi igiye itandukanye. Abantu rero bose muri izo domaine zose cyangwa se kuri iyo misozi mvuze ububarizwa mu musozi uko byamera kose. Nta muntu n'umwe ku isi udafite umusozi yisangamo cyangwa se udafite umusozi akwiye kuba abarizwamo cyangwa se akoreramo. Yes, ni gute rero naba ambassador w'Imana cyangwa se ni gute nahagararira Imana mu buzima bwanjye bwa buri munsi cyangwa se aho mba ha buri munsi? Ibi birareba umuntu wese, ntabwo bireba abarokore cyane ko tugira akantu ko kuvuga ngo ni twebwe tumeze nk'aho twibara nk'abatoni ku Mana ande rumwe sinzi, cyangwa se tukumva ko Imana yacu atari iy'abandi. No, Imana ni iya twese kuko ni ubuntu wagiriwe ugakizwa, n'undi yabugirirwa agakizwa, n'uri yazabugirirwa akizwe. Twese rero mu buzima bwa buri munsi turabe Imana, kandi aho tubarizwa tuba dukwiriye kuhakorerera Imana cyangwa se tuba dukwiriye kuhagaragariza Imana. Yego biragoye utayizi kuyigaragaza cyangwa se kuyihagararira kandi mutaziranye, ariko nanone ujye umenya ngo ni umuremyi wawe, niwe wagutije uwo mwuka, niwe wagutije ubwo bumenyi, niwe wagutije ubwo bushobozi, yes, butuma uba aho uri uwo munsi. Niba wirirwa muri office, umenye ko niyo yaguhaye ubwo bushobozi bwo kuba muri office. Niba wirirwa mu isoko ucuruje, niyo yatanze ibishoro, niyo yatanze ubuzima. Dukunda kuvuga ngo ubuzima nicyo gishoro. Niyo nyine igutije kuba uri muzima, ufite izo mbaraga zibasha kuguhagurutsa ukagenda ukagera aho ukwiriye kuba ukorera mu buzima bwa buri munsi. Yego, n'indi misozi yose aho ubarizwa mu buzima bwa buri munsi, ujye umenya ngo ni Imana iba yabyemeye, kuko itabyemeye ntibyakunda kandi itabyemeye ntibyashoboka. Imire rero abantu mwese muba mwarakoze kuri subscribe kuri Seven Mountains TV, kandi n'undi wese utarakoraho ntacyo bitwaye, ukozeho ni amasegonda imwe, ni isegonda rimwe, amasegonda 2 kurebaho gusa, ubundi kanda kuri subscribe cyangwa se kuri s'abone, ubundi ukora kuri like cyangwa se ugakora kuri notification kugira ngo nidushaho ikiganiro nyine ujye ukibona. Ariko ibyo uko wabishaka cyangwa se uko wabyiyumvamo. Hanyuma ikindi ni ukutwandikira commentaire aho hasi, kuko nazo tuba tuzikeneye kugira ngo tumenye ngo si ibintu twavuze hari umuntu byafashije cyangwa hari umuntu byagize aho bikura bigira naho bishyitsa. Ariko ni ugushyigikira, kandi gushyigikirana ni umuco mwiza dukwiriye kuba tugira twese. Yes, tutaratangira ikiganiro, hari verse yo muri Bibiliya, ngira ngo ni mu Galatiya, avuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Umwami abashakaho muri Kristo Yesu. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Umwami abashakaho, Umwami Imana nyine abashakaho muri Kristo Yesu. Noneho nahoze nkora evaluation mu mateka make nayo nabajije, yenda yivuka ryanjye, njyewe bari njye wivugaho, nsanga since day 1 bamenya ko bansamye, intambara zatangiye uko, cyangwa se amakuba yatangiye uko.
ijije muri bake ukumva uko byari bimeze, ukahita bakubwira aho wavukiye, uko byagenze, aho wimukiye, uko byagenze, bakakubwira ukuntu wakuze, uri umwana uri aho ngaho, ukuntu wakuze, swati wanzwe se, ukuntu wakuze, uteragiranwa se, ukuntu wakuze, bigoranye, kurya ari intambara, kwambara ari ibibazo, nyine bakakubwira ayo mateka yose ukuntu wakuze, ukuntu wize ari intambara, ninde wize nabi yagiye icyumweru kimwe ikindi ntajyeyo, ninde wize nabi asorwa ko atishyuye, ninde wize nabi kurya ari struggle. Ndanibuka niga nko muri secondaire, nigaga Igitwe, noneho nishyura nabi pe, nishyuraga nabi rwose, ariko kwishyura nabi ntibyari ikindi, ahubwo nyine ntabwo byabaga, ntabwo nabaga nanze kwishyura, ndetse ko nanjye hari igihe nyine nageraga utuntu turi aho tw'amafuti, ariko mu by'ukuri ntabwo nabaga nanze kwishyura. Buri wa mbere bakinjirana lisite muri class, ninde utarishyuye mbakuri lisite, baku number 1 sohoka, ugasohoka. Kuri refe bagatega batanze amajeto, kurya ni hatari, icyo gihe ugacunga bose bamaze kurya, ugaca hirya ukajya kwiteretera mu kwika, ukubitira akawunga n'ibishyimbo ukarya, ugakomeza ugasubira mu ishuri nyuma ya saa sita, cyangwa se nabwo baba baje kwirukana ntiwige. Ukareba uko wize nabi kuva iyo hepfo hose muri primaire, ukazamuka secondaire, ukazamuka muri kaminuza, ugezeyo bakagukura kuri scholarship, bikagusaba kwishurira, ukibaza bira byose byari iki. Wagira ngo mvuyeyo, wabona akazi nica ntikize, nta mahoro ugafitemo, wagira ngo urakaretse ugiye mu bindi, ugasanga ni intambara n'imiguruko, ugira ngo urashatse ugasanga mpaye nka data. Ukibaza niki, njyewe ndavumye, ndaroze, ndi muzima, bimeze bite? Ugasanga ni intambara, ni inzira z'amahwa y'inzitane n'ibitovu, ni ikidaturwa, ni mu butayu bw'amazi, nyine ugasanga uri igiti cy'inkokore, ugasanga uri igiti cy'inkokore cyo mu butayu, nta kintu uriho. Sometimes hari uba wicaranye n'abantu genda muri same age cyangwa mu myaka imwe, then kumva baraganira ibigwi n'imbaraga zabo, ibyo bagezeho, aho bavuye, aho bageze, uko bakora, uko batera imbere, ukumva uzi ijambo, ukumva uzi icyo uvuga pe, ukavuga muri iyi nkera y'abahizi uko bayitarya, muri iyi mihigo abantu bari mu bisa, njye ndavuga iki? Kamera nka wa mwana wasangaga abandi bafite ikivugo, wowe shwi nana gatoya wifitiye. Ukibaza ibi ni iki? Noneho wajya wicara ariko ndavumye, ndaroze, narize, ndi inzangase, ni ukutaba shapu, ni ukutakora se, ni ubunebwe. Ugasanga nta kutajya, uhora unaniwe, wa mugani w'indirimbo ya Bruce Melody, dore mpora naniwe, nta nubwo ninaniwe. Ukibaza what's wrong with me? Ariko bikakuyobera. Noneho nyuma y'ibyo byose umutima ukakubwira ngo utegetswe gushima muri byose. Rata namwe mwigire hino mumbwire, aho bashima ngo iki? Turetse bwa buryarya bwacu ushima ngo iki? Munyandikire muri commentaire mwebwe mufite ibimeze gutyo, mumbwire ngo mushima mute, ishimwe muryubaka mute, ni gute muri byose, muri izo nzira z'inzitane, inzira z'amahwa n'iki, ni gute mushima rata mwebwe, mubigenza gute? Ariko ngo mubibaho byose duhore dushima. Ego ubwo reka ubutaha ninjye uzavuga, ariko namwe muri commentaire mumbwire ngo iyo bimeze gutyo, n'amateka asharirira gutyo, n'ubuzima bugoye gutyo, n'imibereho itoroshe, rata wowe ugiye kubaka ishimwe ryawe, ngo ushimire uwo mwami muri byose, ushima ugendeye kuki, cyangwa ushima gute, ubyubaka gute?